wankora ngo ugere ku mafaranga yanjye mba nambaye amapantaro aya abiri nambaye na mugondo dukomeze ikiganiro irimo reka turebe singiye umutuku ngira ngo ndakubeshya mbaye nkinki nibyo basigaye bagenda kucyana n'umuntu tipe mwana uri kugenda niya ku bantu kanyinde jya wibaye ibintu byo bijije gusura mu bantu gutyo burangiye serekani nge burananga umusuzi mu buzima biramwirenge washurukana nabo ntabwo ari byiza mara faza faka noneho sita faka friend faka verb to be in simple past faka tantine abaturi rwangati n'abandi banywa dunda ubwonko banywa ya indi muri ture bakanywa baraje ntanzo gutera umusonga hano ibintu nk'ibyo abaturi rwangati sometimes ushaka gufunga umusuzi ukarwara indwara yo kwanduza amaraso ugomba gusura guhamba no gushyingura bitandukanye gushyingura ni mu cyubahiro nk'uko tuzashyingura niko banza usuhuze okay ntacyo gereza buretse gake barinda kugutumira rega bura muri Amerika nawo bantumira gute se ari kujya kubasetsa hafi ariko ufite ubusutwa mwana wenda mwana wanje rero kanyonga ntabwo ndi umwana wawe utangiye kunyita umwana wawe wabarambyaranye na mabujana uramenye ubwo muntu tuziranye ushaje arabona umuntu wakubise umutwe w'uruhara na weje umwebwe muri abantu no gushaka kugusha umuntu mu cyaha uri kunuka ntabwo nakubwiye ejo dukora ikiganiro ko nakubwiye ko abantu baretse gutya basaguta bafite isura nk'iya bulldog mbaye imbwa none ariko kuko ntabwo uri imbwa ariko urasa nayo urasa na bulldog Ujima kuzagaruka iwanjye nzazaniye umbwa uriyo ko mudasa iyo wasanze iwanjye imeze ite bye mbona cyane urwaye urebe akangiye uri kunukira kabisa kunuka problème kunuka usharati uri kunuka ibintu by'ubusambanyi bindi comprendre uri kunuka nk'ibintu bimwe bivanze n'inzoga warayehe tubwira yakukuri nini we niyo ndaya yawe mwaraye mu muferege muri rara nitwa Manzi P ndi umupfubuzi subhana wa ta'ala shitani se wabigize umwuga hano bahari kandi mbikora mbikunze nawe uba warabikoze kwiyamya kwiyamya sha ewe bita amabono mato yirinda gusura resha n'inkondo y'umura babarira umbwire ko umushoramari uzaza agashora imari mu ndaya ngereka mumbwire ukuntu nabigenza wabigenza nazifata nkazishyira hamwe nkakita ikigo cy'indaya mwabagabo mwe rero none nkajya nababona ukazajya uza kuri reception ukavuga ati ndashaka imeze iri tukayigusaza zihari z'amoko yose uzamugwaho azabagushira ishyano Yesu urimo n'ibiki ariko unzatera indashaho uzamuhamya byo uratinze ufite ibintu mu mubiri byinshi umfite yarara ryinshi yewe uzamuhe yefite uvuga nawe avia kanyoko gomba kurongora wewe utaki ko wajya nini wowe umanyoko we karankubise gomba kurongora kumamayo kanyomba none se umushinyagize urashaka kurongora ko ndi kukubwira neza urashaka kurongora kuki uri kumuforoza kurongora kabuno nuko kuki utarongora rebe nyuma wakubite bagende bo
bakubita zingahe 10 reba ndavuze reba hano ku kibaho reba hano reka ntange igitekerezo ntaco musatse reba imbere oya yabakubise ku yemwe bana mwe Viewers, apologize. muzi ko mwaza yego mukabiryosha yego mugashira mu munyu yego mugashira mu rusenda yego mwarize ibi bigabo bidakarabaga reba imbere Lemon parankui. karabaye kunye kwiyanduza kwikora ibikini n'forume mu kazi we ariko kandi munsi akako niyo wakubita mu bwonko nikapfa kumva iyi modoka yose dore ntabwo iruka ko reba nanjye nuko pe habura iki se ngo nzogesho nzogesho ndagapfosha rukana abwo naje kogira ijoro reka singiye kugwa muri dushe da aho bogera singiye kuva mu mwuka mana yanjye ewe gawe nta naje noga buri gihe mu cyaro twogaga iminsi 10 zishize kiwerewere noze cyane naje guhinga se gura muhini gwirasuka guhingaga wakuyemo wambaye isengeri Wakoga kandi amazi ashyushye amazi ari muri dushe yanyu arashyushye. Aza amazi ashyushye. Wakoga koko isa wiriwe mu bubwibwe Yogusha. ndoga mu bubwibwe ni numva inyoni ya mbere ivuze ndoga amazi gashusha